ingeso zacu mbi ntizizajyana natwe mu ijuru keretse tuzitsindiye aha ku isi, naho ubundi zizadukingiraniraho abakiranutsi bari. Ingeso mbi nizirwanwa zizahagurukana guhangana gukomeye, nyamara urugamba nirukomezanya imbaraga no gushikama zizatsindwa. Niba wizeye Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza wawe, ko mubo yapfiriye uri uwa mbere, ko ibyaha byawe ari byo yikoreye mu mubiri we akajya kubambanwa ku giti, ukizera ko ibyaha wakoze byasabaga Yesu yacyishyuye, ugatera intambwe yo kwihana mwabura buryo tuvuze, turi kujyana bwoko bw'Imana. Ukirangiza gukora ibi tuvuze, ugomba kwizera ko Yesu akubabariye. Iyi nayo ni intambwe abantu birengagiza gutera. Hari abizera Yesu bakihana pe, ariko bakanga kwizera ko Yesu agenje ute yabababariye. Muzasoma kiriya gitabo cyitwa Ivugabutumwa, muzahasanga ingingo ivuga ngo kuyobora abantu ku guhinduka. Ellen White yavuze ko, Yesu ashimwe, yavuze ko hari abantu bagera kuri iyi ngingo tugezeho bakavuga ngo tuzizera ko twababariwe ari uko tubonye ikimenyetso. Abo rero baba bakoze icyaha ngicyo Toma yakoze. Muri kukibuka ni icyaha cyitwa ngo iki? Kutizera. Kuko we yaravuze ngo nge nzizera ari uko mbonye iki? Ikimenyetso. Harya Yesu aje kumureba yaramushimye, yamubwiye ngo iki? Yarabwiye ngo hahirwa abizera cyangwa abemera batagenje ute. Ubu rero abantu Satani batega imitego akavuga ati nubwo wihanye ntabwo wabariwe, bya byawe nuko bingana urababariwe gutyo gusa. Saba Imana ikimenyetso cy'uko ikubabariye. Ntugasanga abantu biroshye mu kindi kintu cyo gusenga, noneho batari gusaba imbabazi z'ibyaha byabo, ahubwo bari gusaba ikimenyetso. Yesu abagaya binyuze mu ijambo yabwiye Toma, hahirwa abemera batagenje ute batabonye. Mbifurije rero kuba abemera kubwo kwizera. Haleluya. Nasomye inyandiko za Ellen White yaravuze ngo fatira Imana ku byo yasezeranye, niho ugomba kuyifatira. Ukabwira Imana ati Imana Yesu, nizeye amasezerano yawe, warambwiye uti uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azagenza ute? Azababarirwa. Ndi kwishyuza iryo sezerano. Haleluya. Waravuze uti nituvuga ko nta cyaha twakoze tuzaba tukwise umunyabinyoma, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa ikiranukira kudukiza no kutubabarira ibyaha twakoze. None maze kubikwaturira mu mucyo w'ijambo ryawe, ibyo nakoreye ku mugaragaro nabivugiye imbere y'iteraniro ry'abana bawe. Yesu ashimwe. Ibyaha nibutse nakoreye bagenzi banjye nabasabye iki? Imbabazi. Ibyo nibye bagenzi banjye ngabyiba nawe aricyo kimwe icumi, ibyo nibutse nabigaruye. Haleluya. Yesu ashimwe. Ibyo mu mutima byo mu rwihisho byose mbisutse imbere yawe, ibyo nibutse byose. None ndi kwishyuza isezerano ryawe, kandi nizeye kutabeshya, kuko waravuze ngo ntubeshya no kubikora uzagenza ute. Ndabyizeye. Imana ihabwa icyubahiro. Bene uku kwizera niko kudukiza. Iyo rero uku kwizera ukubuze, uhera mu cyeragati. Ubu hari abantu bari mu cyeragati bameze nka wa muntu w'iwacu. Hari umuntu w'iwacu wagize ubumuga ajya asaba, turi kujyana, ariko agasaba igiceri cy'ijana. Ajya gusaba ati wambi igiceri, ariko we muri we azi ko igiceri ari icy'ijana gusa. Hari uburyo rero abantu bamuha, yagusaba bati wampa igiceri, wakora mu mufuka wasanga harimo igiceri cya 50,
niyo byaba n'ibiceri 10 ubwo ni amafaranga ngahe? Si 500 wabimuha akabyanga kuko ashaka igiceri. Iyo ukuye mu mufuka ukamuha inoti ntabwo yemera, ahubwo aragusaba. Yamara kugusaba wakura mu mufuka wamuha ntiyakire, ahubwo akagutumbira, ahubwo akaba ari wowe ugira isoni ugafata ya mafaranga kuko yanze kuyakira ukayasubiza hehe. Ikibazo kiri kuri gutanga, kiri kuri guhabwa. Uri guhabwa yasabye nibyo, uwasabye agenza ute? Aramuha. Ubwo ikibazo uwasabye asigaranye ni ikihe? No kwakira. Hari ubwo rero usanga turi imbere y'Imana tumeze ngo uyu muntu turi gusaba Imana, ukisaba imbabazi atakira, nawe ugasigarana ikibazo ng'icyatoma ngo bikimenyetso. Imana iti ndabwo ushaka imbabazi akira, ati bikimenyetso. Imana iti ngura cyafite akabazo mu mutwe, nikamara kuvamo uzakira. Nguko uko abantu bahera mu kera gati ugasanga bubatse ubukristo burimwo amaganya, burimo umuzigo w'ibyaha Yesu yabatuye ke. Ugasanga umuntu arimo arashakisha, turi kujyana Bibiliya narasomye ngo mu kwihana tugomba no kubwira Imana tuti ndumbareho ibyaha byo mu busore byanyujije. Haleluya, Yesu ashimwe. Ubwo nabwo n'ubundi buryo bwo gusenga, ibyaha utibutse byose ubisabira ubihuriza hamwe, bati nibyo nibagiwe byose ugenze ute? Nuko mu minsi yashira ukumva Satani ari kuzikura ngo harya ngo ufite imyaka 6 undi wagiye gukora mu safuriya ngo bataguhaye uburenganzira, amago batabye nabi Yesu abinguyeho. Satani ni gikenya akagukorera n'ikijumba cyo wakoze mu nkono ufite imyaka 3, nacyakongera akakigukorera uri umusaza ufite imyaka 70. Ugasanga uri kongera kujya imbere y'Imana ngo Mana ngo nibutse ikijumba, ubitse ikijumba kandi Yesu arabigukuyeho. Ubu hari igihe usanga turi kwikora imitwaro itari ngombwa, turakubira imbere ya Yesu. Iryo jambo reka ndibabwire nakabanga. Haleluya. Zaburi ya 25 turasoma ku murongo wa 7. Mwahageze? Haranditswe ngo ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye cyangwa ibicumuro byanjye, nk'uko imbabazi zawe ziri aba ari kunyibuka kubwo kugira neza kwawe Uwiteka. Haleluya. 2:19 ku murongo wa 13 kugeza 14. Zaburi ya 19 umurongo wa 13 kugeza 14 haranditswe ngo ninde ubasha kwitegereza kujijwa kwe? Abafite Bibiliya hari akabazo ntako. Ninde ubasha kwitegereza kujijwa kwe? Ntumbareho ibyaha byanyihishe, kandi ujye urinda umugaragu wawe gukora ibyaha by'ibyitumano. Ngicyo igikuraho ibyaha byose utibutse. Iyo umaze gusenga isengesho, ibyaha byose utibutse uhereye ukivuka, turi kujyana byose Yesu arasiba. Haleluya. Satani rero nashaka kuzikura nyuma y'imyaka 4 winjiye mu Bukristo, uzamubwira uti wibeshye, Yesu yabikureho Karuvali. Imana ibagirire neza. Aya mabuye rero uko ari 3 ndayabatuye mu izina rya Yesu. Ijambo rimwe tugiye gusorezaho kuko turi kubaka. Iyo umuntu ari kubaka, aho yacumbikiye ejo, mbere yuko ashyiraho irindi tafari abanza yareba niba bitagoramye. Ubwo abubatse siko bijya bigenda, ubanza wongera gushyiraho kugira ngo urebe ko biri kuri nivo. Yesu ashimwe.
ntabwo uza ngo uhite ukubita ushobora kubisoza nawe byaragoramye. None turi kubaka ubukristo buzima. Imana ni nziza ibihe byose. Niyo mpamvu tuba dushyiraho itafari rimwe, ariko tubanje twareba irya mbere niba rikiri ku gitereko. Niba uri kubona kongeye kahengamye wongera ukagarura kubiteho. Haleluya. Tuzakoresha iyi nyundo yitwa ijambo ry'Imana. Tugiye rero gushyiraho irindi tafari rimwe kuri iyi nyubako yacu ryitwa gutangira intambara cyangwa se urugamba rwo guhindura imico. Gutangira urugamba rwo guhindura iki? Wakoze fondasiyo. Iyi fondasiyo umaze kuyuzuza urabatizwa umubatizo w'amazi menshi, ukitwa umudivandiste umunsi wa karindwi. Iri ni ryo tangiriro ry'ubukristo. Ni ryo Bibiliya yita kuvuka ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Haleluya. Iri ni ryo tangiriro ry'ubukristo rwose. Iyo ugeze mu bukristo rero utangira icyo Bibiliya yita intambara cyangwa se urugamba rwo guhindura imico. Uru rugamba hari uko rurwanwa. Reka dusome hariya mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 12 turasoma ku murongo wa 3 tugeze ku wa 4. Haranditswe ngo nuko muzirikana uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Haleluya. Mwebweho ntimurageraho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha. Urwo rugamba ngiyi ntambara umukristo atangira. Satani umwanzi utifuza ko icyo warahiriye Imana cyo gucika ku cyaha wagisohoza, azakora ibishoboka byose kugira ngo bya byaha wihannye mu itangira ry'ubukristo yongera bigukoreshe. Turi kujyana bwoko bw'Imana. Ubundi ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko ibyaha byari byarakubase cyangwa se wakoraga utarinjira mu bukristo, iyo habayeho kurangara uba ufite ibyago byinshi byo kubisubiramo. Burya igiti kigwira aho kihengamiye. Niba winjiye mu bukristo wari usanzwe unywa inzoga, turi kujyana, nihatabaho kuba maso no kugendera kure icyo gishuko, amaherezo uzongera kunywa. Turi kujyana. Niba winjiye mu bukristo wari umujura, mu byo wihanye hakaba harimo ubujura, izagusaba kugendera kure ubujura no guhora uri maso uri gucungira muri rya rembo, kuko Satani ashobora kuhagutegera ukongera ukagwa mu cyaha kiki. Niyo mpamvu usanga abantu bimuka, ugasanga abantu bimutse bavuye mu bupagani baje mu bukristo, ariko bakimukana n'ingeso n'ibyaha bakoreraga mu bupagani. Niba wari umujura uri umupagani, wakwinjira mu bukristo ubujura ukabukomereza hehe? Mu bukristo. Niyo mpamvu turi kugwiza abajura ibisambo mwitorero. Unakaza ari umukristo ariko bwa butoki bwamenyereye gukora kozwe, akicarana nawe musenga, wakaba ari kugusaka. Niba ari agakapu ufite akuramo ituro, akuramo iki byose ugasanga yabividuye. Abandi bakajyana Bibiliya, abandi bakajyana telefone, bitewe n'iki? Ni akageso bamenyereye bimukanye bagakuye mu bupagani bakazana hehe? Iyo hatabaye kuba maso, aka kageso ushobora no kukimukana ukakajyana no mu nshingano. Nibyo ndabwo ari byo, ukakajyana no mu nshingano. Bagutorera ubudiyakoni cyangwa ubudiyakoni kazi, abizera batura amaturo yo gukora umurimo w'Imana, wayakubisa amaso amera ugaseseka. Bati nyamara uwo shinguza 500 yamufasha ijoro rimwe, ukabura yicomoye.
turi kujyana. Bizagusaba kubera amaso ubugingo bwawe aho Satani mwakiraniraga, aho mwakoranaga mbere ukiri umupagani, ashobora gusubukura ku gashinga ukagakomezanya na Satani uri mu bukristo. Niba wari warabaswe n'icyaha cy'ubusambanyi ukinjira mu bukristo ukihanye, gendera kure. Haleluya. Ibintu by'agakungu, wari waramenyereye guhobera indaya, none winjiye mu bukristo wakihanye, gendera kure. None unari guhoberana, oya, muri wowe nta mbaraga ufite zo kurwanya icyo cyaha cy'ubusambanyi. Burya umuntu ajya akomereka akajya kwa muganga bakamuvura, igisebe kigakira, ariko gisiga ibimenyetso. Muzajye mureba niba aho mwigeze gukomereka, uzasanga hano ari inkovu, kandi iyo nkovu iyo yongeye gutonekara bigenda ute? Iyo n'uwigeze kuvunika, niyo agiye kwa muganga bagashyiraho sima agakira, wagize ngo igufwa riba rikomeye ngaho ritigeze kuvunika, wongera habonetse hose ugapfa gusimbuka. Wahuhuka, bizagusaba kwigengesera. Haleluya. Mu gihe utarabaswe n'ingeso y'ubusambanyi ashobora kwicarana n'umugabo utari uwe, akicarana n'umugore utari uwe, bakaganira, akumva ndakigeragezo kirimo wowe, kuko aho kuri iyo ngingo uhafite intege nke. Uzaganira n'umugambo atatu, wumve cya kamere kirongeye kirazamutse, kiri guhembuka. Umugabo azagusiga mu rugo agiye gushaka imibereho. Turi kujyana kuko akageso kari karakubase ukiri umukobwa, nta mbaraga ufite zo irihindizo bigukingira icyaha cy'ubusambanyi byavuyeho. Niwirara rero umugabo umugenzi we akagusura, ugatangira ukabara inkuru, yewe papa runaka yaragiye azamarayo icyumweru, mukicara muri kurebana. Turi kujyana mugatangira mukinjira mu dukuru turi kwerekeza ku busambanyi, bizasoza kamere ikangutse. Nikanguka uzishura mu busambanyi, uca inyuma uwo mwagenje ute mu buryo bukoroheye. Nda mbaraga ufite zo kurwanya icyo cyaha, ahubwo ikizabigufashamo ni ukugendera kure Haleluya. Ni ukugendera kure. Mu gihe abandi bari kugendera muri metero 10, wowe jya kure muri metero 20. Imana ni nziza. Turi ku ngingo itubwira ngo gutangira urugamba rwo guhindura iki. Mwebweho ndi muragera ku rugero rwo kurwanya icyaha, ngo muvushe n'iki n'amarasave. Uvuga uti wacyahawe, wari warambase ngira umupagani, ngize amahirwe menya Yesu. Haleluya. Maze icyaha ngitura ku birenge bya Yesu, angura huyu muzigo. None Satani ushaka kukingorera, aho kongera gukora iki cyaha, ndahasiga ubuzima. Ngiyi ntamba. Imana ni nziza. Wanzogawe, aho kugira ngo nongere kukumva, nongere nsubiraho narindi ndarakizwa n'amaraso aragenza ute, aho kugira ngo mwinzoga ndapfa. Wacyaho cy'ubusambanyi, wari warambase ngira umupagani, none ninje mu bukristo, namaze gusobanukirwa n'icyo Yesu yankoreye. Haleluya. Maze binyuze mu isengesho nja bugufi ngitura ku birenge bya Yesu. Yesu anguraho uwo muzigo, ubundi umwana w'Imana. None dore Satani ashaka kongera kunyitambika, yaje akikoreye kugira ngo yongere akingireho. Ndarwana nacyo. Imana ni nziza. Nditaye ku ngaruka bishobora kugira, ndarwana nacyo ninjaka mbasigiki. Izi ntambara harabagiye bazirwana muri Bibiliya, batubereye icyitegererezo. Uwa mbere ni Yosefu. Imana ni nziza. Uwa mbere ni Yosefu. Satani yashatse kukimukorera, aravuga ati nakumenye, sindwa mu izina rya Yesu. Aho kugira ngo ngore iki cyaha cy'ubusambanyi, ndahasiga ubuzima. Ubwo yarafashwe na Potifaro, turi kujyana
Bibiliya irambwira ngo atumwenda ariruka, byamuviriyemo kumufata baramuboha. Bibiliya irambwira ngo bamubohesha imihama, bamushyiraho imbago, barakubita hafi no kumwica. Baravuga ati nimushaka mukubite, niteguye no gupfa aho gukora iki. None weho uhagaze imbere y'icyaha uri kudabanga, ngwerega ngo dutunzwe na Mana mbabarira, ngo n'intungane ngo bwira gicumuye karindwi, uri gukina n'icyaha si icyaha ni mwene nyoko. Kugeza ubwo abantu bagotomera ibyanga bari kunywa iki, ngwerega ngo n'Imana ngo izi ko turi abanyabyaha, ngo dutunzwe n'ubuntu bw'Imana, ukaba ngo umwana ukwizambaguza. Oya, ugomba gufata intwaro zo kwizera ukarwanya icyaha wivuye inyuma. Ntukemere ko icyaha kikwiganzura ngo gikomeze kwisesura mu bugingo bwawe. Tangira urugamba rwo kukirwanya, kandi kubwo gufashwa na Kristo uzanesha. Haleluya. Ntukemere ko icyaha kikwiganzura. Umuja w'Imana Ellen White hari icyo yavuze ngiye kubabwira hano kubyerekeranye n'uru rugamba turimo rwo guhindura imico. Mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore, paje 145, haranditswe ngo ntabwo imico ipfa kwizana kubw'impanuka, ntabwo iremwa no kuvumbuka kw'ikosa rimwe rikomeye cyangwa intambwe imwe itewe igana mu cyerekezo kibi, ahubwo kugenda usubiramo igikorwa nibyo bigitera guhinduka ingeso, maze bikaremera imico kuba mibi cyangwa myiza. Imico myiza ishobora kuremwa gusa kubw'umuhati udacogora no kwihangana. Bora abantu biturije ngo nzabyuka nzange byajemo, ndabi hazabaho intambara. Kugira ngo icyaha kigere ku rwego rwo kurema imico mu bugingo bw'umuntu, bisaba kugira ngo umuntu abe yarasubiyemo icyo gikorwa kibi igihe kirekire. Ndabwo umuntu agira ku rwego rwo kwitwa imbata y'icyaha akoze icyaha rimwe, ahubwo bitwara igihe. Ukugenda usubiramo igikorwa kibi bigira nyuma kikarema imico mibi muri wowe, kugera ngo icyo cyaha cyakubase gikurwe muri wowe. Ahari icyaha hajya icyiza, nabyo bizagusaba urugamba rw'igihe kirekire. Yesu ashimwe. Kugira ngo imbaraga zo kuzinukwa icyaha zize muri wowe bizagusaba umuhati udacogora no kwihangana. Imana itugirire neza. Mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero, umuzingo wa 6, paje ya 93, haranditswe ngo hagomba kubaho urugamba rwo kurwanya akantu kose kajyanye n'imico mibi. Hagomba kubaho urugamba rwo kurwanya akantu kose kajyanye n'imico mibi. Saba Mwuka Wera gufashe kwigenzura, urebe aho utsindirwa. Niba utsindirwa mu mirire, niba utsindirwa mu minywere, igifu kikaba cyaragutegetse, rwaniraho. Haleluya. Rwaniraho. Bwira Yesu ati Yesu ntware. Urugingo rwitwa igifu rwigize ikigenge, na n'iyi saha nyuma yuko nihanye ruracyashaka ko ndushiramwo ibyabuzanijwe biranyicira umubiri, ngabarwaho icyaha cyo kwiyica. None neguye intwaro, ndashaka guhangana n'igifu. Imana ni nziza. Ubu ngiye guhangana n'igifu. Ibyo kure hare hakiri gushaka ibisindisha, ngiye kurwana nacyo. Nzagiha ibyemewe n'icyanga ngireke. Ni urugamba, ndabwo ari urugamba, ariko nukomeza kugishyira imbere ngo ngiye mujye mwanyihanganira rero ngo niko inda yanjye imeze, iyo nda sizajya mu ijuru. Oya, rwana nesha. Birashoboka ko waba ufite intege nke mu magambo, warabaswe n'akageso ko kunegurana. Muzaho kagejeje Miriyamu muri Bibiliya, uri kukibuka? Yagakuye mu bupagani akinjirana mu bukristo, karakomeza za no mu baririmbye n'agafite, arakomeza ajya mu nshingano, agera ku rwego rwo guhagarara mife muri General Conference. Anari kumwe n'akageso ke kitwa kugenza ute? Kunegurana.
kugira ngo Imana ikamuceho byasabye yuko imukoresha amasengesho y'iminsi 7 we yenyine, ariko yayakoze ari umubembe, byatumye itorero risibira iminsi 7 rimutegereje. None se itorero rya risibira kangahe ridutegereje kugira ngo tuve mu byaha dufatanye na Yesu umurimo? Imana tugirire neza. Reka Mwuka w'Imana agufashe kuvumbura aho ufite intege nke, utangira intambara yo kurwana, kandi kubwo gufashwa na Kristo uzanesha. Amagambo dusorejeho mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo wa 4 page 648 haranditse ngo ingeso zacu mbi ntizizajyana natwe mu ijuru keretse gusa nituzitsindira aha ku isi. Ntabwo Imana yahangara kuterura ngo ijyane mu ijuru tumeze uku turi, twateza ambutiyaje. Aho namwe nimureba Imana iteruye ikajyana abasambanyi, ikajyana y'abajura, ikajyana abaneguranye, ikajyana turi kujyana abanyarugomo bose igaterura ikajyana mu ijuru tudakijijwe. Ngaho murebe tugeze mu ijuru, mwumvashe murebe iyo pica. Maze umugabo wabaswe n'ingeso yo guca inyuma uwo bashakanye yagerayo agakubita amaso abamarayika. Turi kujyana agakubita amaso abamarayika, kakageso kakaba kagenje ute, karazamutse atangiye kujya gutereta. Yatereta marayika wa mbere atsindwa mu izina rya Yesu, marayika wa kabiri atsindwa mu izina rya Yesu, marayika wa gatatu atsindwa mu izina rya Yesu. Yateje ambutiyaje ndayo. Reba iteruye abajura bakajya mu ijuru bari kwiba Bibiliya n'amatelefone n'amafaranga, bose kajyanayo. Maze ibiryo bizaba biri imbere yacu tugiye kurya, kuko narasomye ngo ni Yesu uzatugaburira, kuko iyamenyereye bwa busambo akaba agiye gukoramo Yesu ataratanga uburenganzira. Murukumva ibyo bibazo? Ntabwo Yesu yatujyana mu ijuru tutarahinduka. Niyo mpamvu yaduhaye igihe cyo guhindura imico, kandi abemera gukora uyu murimo Yesu arabafasha. Nico turi gusoma hano ngo ingeso zacu mbi ntizizajyana natwe mu ijuru keretse tuzitsindiye aha ku isi, naho ubundi zizadukingiranira abakiranutsi bari. Ingeso mbi nizirwanwa zizahagurukana guhangana gukomeye, nyamara urugamba nirukomezanya imbaraga no gushikama zizatsindwa. Ndukemere ku icyaha kikwiganzura, ndukamanika amaboko imbere y'icyaha. Uhara bamaze kumanika ngo mujye muranyihanganira ngo niko nteye. Ugasanga umuntu yibereye muri sosiyete, ari muri korari, ari mu itorero, ari mu itsinda, ari mu gihande, ariko hari ingeso nyinshi afite. Turi kujyana rimwe na rimwe zikazinaragaragarira abo babana. Turi kujyana maze nawe ugasanga yafashe inshingano yo kuba umwavoka, ari kugera ababwira abagenzi be ngo ngewe ngo mujye muranyihanganira ngo mvoma hafi. Mvoma hafi icyo ni kivugo, voma kuri. Haleluya. Ngo mujye muranyihanganira ngo niko nteye, ngo n'Imana irabizi. Nibyo nyine nikuteye pe, uvugishije ukuri, ariko uteye nabi. Nikuteye pe, ntabwo ubeshye, ariko uteye, ariko binyuze mu gufashwa na Kristo, nawe ukabigiramo uruhare, ukarwana urugamba rwo guhindura imico. Byashoboka. Iyahinduye Pawulo igahindura Yakobo, igahindura Yohana, igahindura Mariya, ibyo nibyo byayinanira.